barakuvuma ukahabwa, baravuga ngo dore ukahabwa, kubera tutagenda amagambo uravugwa ni hatari, abagusebya baragusebya tutagenda, uvuge ngo n'ubundi barasebya nta nubwo ngewe nurangiza kugenda kuki utagenda. Subiza umutima wawe impamvu utagenda, jye nusubiza kubera icyo udasohoka ahangaha. Icya mbere barakwanga, Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri barakuvuga, icya gatatu barakuvuga, n'ibindi byinshi uzirwe ntazi. Kuki utavuga ngo aba bantu bameze uku reka jye mbavemo nta nigende. Wari wabona imbwa iva kuri shebuja se kandi ayikubise kuko izi karihirira. Kuki utagenda? Amen. Haleluya. Uzi impamvu utagenda ni uko bakuzi ukuze. Yesu ashimwe cyane. Bakuzi ukuze kubera ko uzi neza ko Imana ari ikuzi mu bwana bwawe. Haleluya. Amen. No mwiremwa ryawe kuko uzi neza ko ari ibizi. Haleluya. Niyo mpamvu utagenda. Yakije ibwira Yeremiya ngo nakumenye naragira ugira ngo Imana yakumenye. Dore nubwo Satani akurwaye hari impamvu Imana itagutanga. Byavuye kugira ngo byatwaye iki? Niyo mpamvu udapfaga inyuma, niyo mpamvu utabyimbye amata, niyo mpamvu utarwaye bwaki. Yesu ashimwe cyane. Imana yakumenye itarakurema, no mu nda ya mama utaraba n'ubusoro Imana yari ikuzi cyane rwose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yeremiya wigaye agavuga ngo ndi umwana, Imana yamubwira ngo ndakweza, ndangije ngushyira hano ku isi kugira ngo uzabe umuhanuzi uzahanurira amahanga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amateka ya Yeremiya muzayasome murayazi. Yesu ashimwe cyane. Yeremiya akorera Imana, arangiye ashyirwa mu nzu y'imbohe, ngo mu gikari cy'inzu y'imbohe. Ntabwo ari mu nzu y'imbohe, yashyizwe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Bivuze ngo yari afungiwe. Hari igihe kijya kigera ugafungirwa ukwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ugafungwa ahantu hawe, wanahamagara telefoni bakazikora, nta nicyo mwapfaga. wanatekereza wicaye, wareba amaso ukabura uyahanga, ukabura ukuboko na kumwe gushobora kukuramira, ugasanga uhagaze wenyine. Ngira mugenzi wawe, Imana igukure mu gikari cyawe. Imana igukure mu gikari cyawe. Kubera iki Yeremiya batamufunganye n'izindi mu gikari cyawe? Kwari kugira ngo abure n'uwo baganye, yibaze ngo ya Mana yambwiye ngo yamenye itarandema, banza yaragize yarantanga. Hari abantu hano bajya bavuga ngo Imana yarabacutse. Ngo banza na bya bindi yavuze yaragize Yarabeshye. yarambeshye. Reka mbabwire, ntabwo Imana ishobora kuguconga idafite ahantu izakubakira. Yesu ashimwe cyane. Buri umwubatsi mwiza ajya mu mabuye akayahindukiza, akayaconga, agakuraho ibintu byatuma ibuye ryubakika neza. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo amaze kuriconga araryubaka, icyubakwa kikaba cyiza. Haleluya. Amen. Urashaka ko Imana ikubaka ukigoromanza ugifite n'idigi? Ntabwo byakunda. Nibaza gushyiraho itimasi basanga ibintu byagiye foze kera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nibyo ushaka. Ubundi kubaka ugiye ugafata ibuye byibuze ringana n'iriya bafu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo ushobora kubaka amabuye arenze ayo abiri, kandi nabyo nta foromire byaba bigize gute? Bifite. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ku
kugira ngo ubashe kubaka ibuye ringana kuriya ni ukuzana kinubu ukagira gute ukarihonda bakarimanitse. Yesu ashimwe cyane. Impamvu ubona bikomeye Imana ibiri kuguhonda kugira ngo ikubakishe icyubakwa kigize gute. Petero yarabivuze aravuga ngo mwubakwe n'amabuye mazima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Buriya kirazira kikaziririzwa gufata ibuye ryiza ukaryubaka imbere aho abantu batareba. Ibuye ryiza ubwiza ubwereka aho abantu banyura, aho abantu banyura bakavuga ngo wow. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo rigere kuri icyo kigero ribanza gukubitwa rikajya rikugwa twatuvungukira turanatabuka. Urebye nabi kahita kakumena iki ijisho. Yesu ashimwe cyane. Ahantu abubatsi bari kubaka bari guhondera amabuye n'imodoka yihanyuze ikarikandagira icyo kivungukira kiratoboka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Cyabuye rirabanza rigakomera, rirabanza rikababara, rirabanza rigakubitwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yeremiya nawe Imana iramuconga ajya mu gikari cya wenyine afungirwamo kandi izindi mbohe ziri mu nzu. Mu gikari se haba hatwikiriye, mu gikari haba izuba, hari n'abantu banyara mu gikari. Abakera ntabwo uzi ko banyaraga mu gikari kubera n'udafite dusha akora igikari neza akajya kuhoge. Baragenda bamufungira aho ngaho hahandi utazirikana ihene ngo uyashyire ubwatsi uyiburye kubera wahanyaye. Baragenda bamugira gute? Bamufungira aho ngaho. Araharara ijoro rya mbere, ijoro rya kabiri, aravuga ati ariko ubundi ubu bimeze bite? Yesu ashimwe cyane. Amen. Aho ngaho iyi Mana nakurikiye yarambwiye ngo yamenye itarandema isheho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. None ibingibi Yeremiya atangira kwicuza, atangira kwibaza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera iki? Yabonaga ubuzima yari arimo, igihe yari arimo cyari gikomeye. Haleluya. Arangije mu gihe hari igice yatuje, arangije yumva ijwi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwifurije kumva ijwi ritandukanye n'andi majwi ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Arangije yumva ijwi riramuhamagara ngo Yeremiya we. Haleluya. Reka dusome gatatu. Hari ijambo nabonye ku murongo wa mbere ntabwo narisimbuka. Imana yaramubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ryaje ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ubwa mbere ryaje aramubwiye ngo Yeremiya we nakumenye n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Rirangije rigaruka bwa kangahe? Bwa kabiri. Yifurije kubona Imana bwa kabiri. Amen. Haleluya. Amina. Hari igihe Imana ujya uyibona bwa mbere igacaho kubera ko uba utarajijuka, uba utarahumuka. Haleluya. Reka mbabwire ijambo rikomeye. Imana iyo yaje bwa kabiri ibije guca n'agasuzuguro. Reka mbabwire, Imana iza bwa kabiri ije guca iki? Agasuzuguro. Igaca agasuzuguro, ibintu byose ikagira gute? Kabirangiza. Haravuga ngo, haranyura ku murongo wa kabiri, uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo urema akagikomeza. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo muraryumva. Uwiteka niwe wenyine ugira icyo arema, yarangiza akanagikomeza. Imana ishimwe. Bivuze niyo yagikomeje nta muntu ushobora kuza agacyoroshya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uwiteka niwe ufite icyo yarema muri iyi
intwari yarangiza akagikomeza akagikomeza. Mwese murashaka kuzaguma kuri uru rwego? Imana hari icyo yarema ikagikomeza. Mwebwe ubwanyu korali mukagura n'imodoka yayo. Yesu ashimwe cyane. Kajya muvuga ngo iparitse hariya nubwo ariko bite byayo. Hari Imana niyigira ikirema yarangiza ikagikomeza. Reka mbabwire ijambo rikomeye. Aya mahirwe ntituyapfusha gusa. Aya mahirwe yo gutabaza. Aya mahirwe yo gutabaza. Hari ibintu watabariza ku buzima bwawe. Hari ibintu wahamagara kandi bikagira ngo bigakura. Abarokore tujya dufata Imana nk'akantu kako. Imana tukayishyira mu bibazo. Yesu ashimwe cyane. Mukozi Imana yavuze ngo ushobora kuvuga ngo Imana yakivuye. Yesu ashimwe cyane. Ariko wisaba igihumbi. Hari n'Imana ivuze ngo nabaza ndagira ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije wowe utagira ngo utabasha kureba. Haravanangira avuga ngo ku murongo waho wa gatatu, ku murongo wa kabiri reka murangize. Ugira icyo arema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye aravuga ngo nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utagiza gute utamenya. Amen. Ese ufite ijwi ryo gutabaza? Ufite ijwi? Ngiye gusoza. Ufite ijwi ryo gutabaza? Babarira umbwire. Ufite ijwi ryo gutabaza? Ntabaza. None se watabaza utavuga? Hari igihe ushobora kuba nk'ikoranabuhanga ryaraje nta na mesaje waba unafite, nta na bipe. Hari igihe nayibura n'ijwi rikabura. Yesu ashimwe cyane. Wowe urinde, wowe utabaza. Ese ufite ijwi riri musoke ribuza rigatobora rigatabaza cyangwa nakuka kahise? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndifuza ko dusenga tukabwira Imana ngo dukeneye imbaraga zo gutabaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera yuko wewe wabuze ufite njye nazo ufite, ugasanga nta nubwo biri gukunda ko nabaza. Meze uko nguko nyine narizinze naritunaka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ntabaza ndagutabara mwereke. N'Uwiteka wabibwiye Yeremiya, nawe niko Imana iri kuvugana nawe aya masaha. Yitabaze iragutabara ikwereke ibigize ibikomeye biruhije utamenya. Nimugoroba ngiye kuryama nasenze, Imana ndayibwira ngo niba unyemerera ko njya muri bariya bantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Byo ubwanjye numvaga nagize gute, numvaga bitaza